umuhanzi naka turashaka kumenya ahantu hicaye abahanzi ariko umuhanzi nawe ukaje gufata ibihembo ukuntu yicaye ameze nko kuba umuntu atwaye nta cyizere bifitiye arareba abajyana yaje mu bafana niba uzi kuba umuhanzi yicara kuvuga igihembo ukaba wicara neza urarwana n'iki ugasanga ngo se ko wicaye mu Rwanda muri kose wicaye gutya ntabwo uri muri gahunda ubu barahamagara ngo the best hip hop artist umeze nka umuntu atwaye igikombe nyabaki wasamye ujya wicara ahantu agufasha kuza kuva uri uza gufata igihembo udufashe buri muhanzi wumva ari butwara igihembo yicare neza kandi baguhamagara uze neza ugasanga uramuhamagaye igihembo warakoze indirimbo 40 baguhamagara cyane cyane aba gospel ukaza umeze gutya ngo nanjye ikintu ubwira abantu niba hari imbeho imeze gute wihagarareho ugasanga icyo kintu ubwira abantu Imana yarabikoze numva ko wajya nakubita izafi oya ahubwo yaza urabureba niba hamagara dufata urugero ntabwo uzi uko abantu batameze is anybody the best artist agahita aza wajya ikintu ubwira abantu Uwiteka akoze bikomeye ariko bakahamagara amaji the best hip hop artist ni urugero hamagara ariko wabutevye amaji reka mvuge amaji yo umva basatwara biruhiye amana narababwiye kuva kera hip hop izanga ko tuzagerayo jewe data we narababwiye ingoma imwe ebyiri eshatu enye ziri hito basaza ndabeshya ubwije kuri ko kabaye burudoga ari ijambo yavuga nubwo narababwiye guhera kera agakino tukamaze iminsi isaha n'isaha narababwiye agahita yigendera ariko abantu iyo bitiranya ibintu ugasanga abahanzi indirimbo z'isi baravuga ngo bamwanga ibintu ngo bisembuye ngo bamwanga ibintu bisembuye gusa ngo buriya ngo nukora ko abagospel bo ntabwo bakoresha ibintu ngo biba bisembuye buri wese ahangaha akoresha ibintu bisembuye none se dufate urugero nimba wenda umuhanzi dufate akazi kita ama 5 n'urugero nimba yanyweye wenda byeri sizi ko azinywa yanyweye byeri primusi ivuge neza primusi izari mu nyina y'amana z 12 ari umusemburo akarenzo fata ya fiesta tari ni kanyanga chamunda ari kanyanga warangiza nawe bana guturuma bikona amayari barazo mazuru ukumara ari ukuntu umva amazuru haje mutumba ubona muri korali usanga umurango w'imbere muzi ko wose wo muri korali umuzi wo mu gahanga ubundi n'umutima rukabuke umanuka uri paralele ariko usanga dirija umutima watambitse perezida wa korali undi uratambitse ukibaza abakwarida ibi biracanga ahanga kaho hari umuyaga wagiye uhuye ndetse n'abatabimwa uraho ngaho reka iby'amagambo twanga umuntu ngo ikingo yawe nta muntu utanywa umuntu aturuma abantu bakahwera ukavuga se umuntu asengera fata ni ikibazo ndabyo bigomba guhinduka ariko reka tunabyihorera wenda ibyo byose gusa icyo ntabwo mbareba neza ariko murasa neza ibyo aribyo byose hari ingeso mu bahanzi yo kujya gusererezanya ngo runaka barashishura barabatweretse urakoze cyane barashishura undi mwanya ngo shaka kubiza ukuri ngo arikina ngo ahantu hose azakirwa nande atikiniye azakirwa nande gusetina ni kuri radiyo ngo ahantu hose ngo abayikina ngo arikina kuri radiyo ngo arikina ngo kanaka kuri televiziyo ngo arikina ari wowe wagiye kuri radiyo cyangwa kuri televiziyo nta nimba washyiramo wakora iki ntabwo wakina nawe niba uzi ko uri umuhinzi ujya wikina niba uri umworozi ujya wikina niba uzi ko umucuruzi nawe ujya wikina ufate nk'inyungu uhere ku kwezi kwa mbere urya inyungu hari n'ikibazo gikomeye cyane ugasanga umuntu ari ahantu hamufasha kwikina ariko ntiyikine kandi wamukuroze tumukuroza ku mundari hano wasanga umuntu ajya mu bitaro abandi babitubwirire mu bitaro ukoreramo agahabwa ukwezi kwa mbere ukwa kabiri ukwa gatatu ukwa kane akamara amezi atanu atazi indirimbo yawe kandi ukoramo kandi ukora wakwikine niba ubona ibyo kuzana ibinini ubwira ati ahangaha azagera mu gitondo saa sita nimugoroba iyo ndirimbo yitwa yu yayikoze na Syntex nawe ufite agafurashi umubwira uti noneho kujya ushyiramo na album yose harimo n'akabwira na Austin ka kera hari n'aka kabiri n'aka gatatu ka mbere nakoranye na Dream Boys wafashwe ute cyatangiye icyumweru gishize aho reka nkamuzanire CD kuzanye ibintu note ukamekanisha ibintu byawe nujya no kumutera urushinge ushaka gushaka umudije ukamushyira ku bitaro tumukoze ndimo kubwira aho ukorera ugashaka umudije ahantu bakirira abantu akayishyira mu turirimbo twawe akaziki gakeya kayunguruye kwikina ariko ubundi ni iki kwikina ni iki bintu kwikina ni ukugaragaza ibihangano byawe cyangwa se akamaro kawe nase Yesu si umwana w'Imana tutari kuri Yesu
rukara rwa shingwe niyikinnye ngo yishe umuzungu yishe umuzungu icyamwicishije ntitukizi dutuze nkamwicishije isuka cyangwa yamutanga icyuma ariko yari ikintu turanabyemera nabivuze kuri Yesu Yesu ni umwana w'Imana twese turakubabyemera ariko Yesu ntabwo yiki akigera ku isoko kandi abantu bose bakurwa imisharo ati twumvikane nijye mwumvaga kera Mesiya nijye uzaza kubacungura batangira kubikisha tugatereka n'ingenzira n'ukuri n'ubugingo batanga guseka arimo arikira ati n'ikimenyeme ntawe uzajya kwa data ataciyeho ninjye no kwikina uko ni ukwikina akababwiza ukuri niyo mpamvu nari gahonga ari ukuntu yikinaho neza nuko Yesu yabikoraga ashyiramo ubwenge atusigana kuri televiziyo cyitwa Be Blessed kuri televiziyo Rwanda ariko iyo gitangira kirimo ikivamo atatangira Uwiteka nje imbere yawe nciye bugufi Uwiteka abagirire neza yitwa Aline Mama Gahongayire sinita ngo mfite amamodoka cyangwa nta kintu mfite cyangwa se ngo mfite amazu ahenze ashaka mbere ariko Imana yaransanze irambwira ngo aya magambo ugomba kuyanyuza mu ndirimbo ntabwo navuze ngo azajya kwisha lyrics noneho Uwiteka nje imbere yawe nciye bugufi tukamye ngo mfite indirimbo ibihumbi ariko afite indirimbo zingahe tuvugije ukuri Aline Gahongayire afite indirimbo nimba ari nyinshi zirenga ijana nanakurikira mu cyayo nta n'ubitekerezaho arashyiraho ngo ntarindi jambo nshaka kuvuga usibye rigushima yadusuhuje araza no kudusezera anacishamo abafatanyabikorwa rwose ijambo rimwe avuga ngo niri mfite indirimbo ibihumbi alubumu afite neza ntabwo tuzi ariko ntawe ubyitaho rero abahanzi mujye mushyigikirana kandi nimba umuhanzi wagize ikintu ageraho Tom Close yashinze iki King James yashinze supermarket nimufasha mujye mufashanya umufashe nimuze kuri umuhanzi ugiye kugura ikintu cyose kirimo supermarket ya King James bariho ujya genda umufashe nimuze kugiye kwivuza cyane Tom Close akorera nushaka uko kurwara aragenda Tom Close akwereka umuganga uri gushyiriraho igipfuko arakwakira ko muziranye niba ukoze ikosa bibaho kwibeshya birashoboka kunyerera bibaho ugasanga ukoze icyo kitemewe n'amategeko bibaho nk'umuntu w'umugabo uriya n'umugabo udafungwa ugasanga ugiye muri gereza jya muri gereza ujya muri gereza wenyine ni ikibazo usanga abandi bana aho bari iwawa uri kumva ku bugani umunava bizatanga umusaruro mu muziki nyarwanda bari tubyisha ukuri kw'Imana ubugaragara umuntu afunzwe wenda agafungirwa igikondo nasohokamo niko bakunda n'ubundi nta kizaba cyane ariko asanze undi mwana hehe iwawa agasohokamo bafite indirimbo tuguma muri Kiss Hit tatu nimije kumenya mbere ni yande ya Riderman nande na Nijigide General bariyunze ubu bafite umusaruro bitanga umusaruro none se abahanzi bo mu Rwanda ikibazo gikomeye gihari mu ndirimbo za video mujye mufashanya ugasanga ugiye gukora indirimbo wabuze umwakiteri mwiza kandi ari umuhanzi mugenzi wawe wakwakitingamo neza ariko ugasanga ngo nagarana twabonye Tiwa Savage nande na Wizkid ibintu byiza ariko ugasanga ngo amaje kuza video ngendo na sinijyamo wajya ngo ikintu bapfa ngiye kwicenye nyaktingamo kwinica nza muri tebe njya kwakitinga mu ndirimbo ya Brava uzabaza azacisha bijisho urarwana ni ntazamenyere reba nk'indirimbo tuvugisha ukuri ari indirimbo uvuga ngo ari kugira ngo uzabone icyaro ukoreshamo cyamenyereye kamera kimenyereye kamera kandi hari ibirara birimo ahangaha nako abahanzi barimo ahangaha bakoramo neza bakakitingamo neza nkamenye ndirimbo y'ibiraro bya ngo zafo ugasanga ushatse ikiraro wakibuze washatse umugenzi wawe ukamwita mfasha ugashyiramo nka Theo hariya uburara gongoza fo bagakora kuraza panga inkovu yavanye Uganda bagatabira batuburara gongoza fo okay sasa rero hari ikintu kibabaje urwo rukora mujya murwerekana gutya bigera binazamuka ujye mufashanya nk'ubu turashimira umuntu witwa is Young Grace in the house Young Grace hello Young Grace Young Grace Diamante this Young Grace akora itangazamakuru byabyago yarigoye ba Philippe Tabaza haba ko tuba kumva gushaka kubutwite turi kumva amakuru agenda gushaka kubutwite nana Philippe Tabaza kuragira akantu ko mbere atangira da Philippe Tabaza
n'abahanzi Philip Tonze mwitoze mu televiziyo aratangira yewe yes akubara tumaze kumva iminsi twumva ngo ntabwo dukunda kurya ibintu ngo byose musigaye robanura uri kurobanura ushaka kumenya ko twite ukivugisha umucyambara inkweto zifunze akanya kagusuhuza uri kwambara udukweto uvuye kuri kamera badufasha bakazira urukweto rwawe yerekana ko ibirenge byabyibushye byabyibye akongera wavugishitikanya ngo ariko yangurose yarabyoroheje we yavuze ko twitazwa n'izina ry'umwana ntabwo yaguye abanyamakuru ariko leta tuzagaragaza urukundo umunsi azabyara twese nk'abahanzi muzadufashe tujya kwita umwana izina azina yatubwira ibyo nibaza umunsi biramutse bibayeho twese nk'abahanzi bari muri Salax Awards tukaba twagiye kwita umwana izina rani manzi niyo yabaye gahunda agatangira twumvika ariko muteze akavana n'indera Bulldog Salade sinona ntabwo turageta turita umwana izina tubone gufata amafunguro ndashaka ko duherera kuri hano Mico the Best umwana twamwita gute ni umukobwa mubyibuke umukobwa akabizu amacibiri mu cyangwa hino Syntax warugusuni Syntax roko cyangwa ntabwo ari njyewe ni Christopher Roger yirukanka Christopher kwa mu shamba shate yabwira mu shamba garutse kuza kumenya ibintu tuje kwitira umwana izina Christopher hano bakora neza anje kwa furashanye Bruce Melody ukibye ko maguma wayibonye ciao ta akajya ariko ugasanga kwita izina mbonye umwana bamwitane Uri Jimana Diamante ako maya uri ndimo kurira mu gikari Kalfana rizwaniki Kalfana ukiba kurira baro umuntu muri korodoro umugabo bakarira koko Kalfana rizwani beba mufashe uraca ruguru ukate hari mbaburi hari urayisimbuka akandi kujya ubone niho ubwiherero buri urumuganirizwa no kwihagarika twikomeza n'agaciyemo twese turi bashya hano hanyuma nagira ngo mu mazina yose yatanzwe Mama Diamante Young Grace urahari watubwira ko izina wumva wishimiye mu mazina yose ukarafana ngwino ubwo kwita umwana izina ryabirangiye bakajya gutabara udufashe uzashaka izina rya kabiri amashyi Kalfana ageze mu hano arahageze Kalfana turakubuza uraje Kalfana yakoze akazi ukuntu yakuze kwa kumurira nta muntu muguhoza abajya gukora rogo yazanye Kalfana arareze tujya gutanga amanota twigendere rero tugiye kubaha amanota abantu bose bitabiriye Salax Awards turatanga amanota tugendera ukuntu bitaba kuko disipurine igaragarira murakoze cyane nitwa Japhet nitwa 5K Etienne tuba muri T Makers turabakunda cyane amahirwe y'amasako ari butware ibihembo